Kangusuhuze cyane wowe ukurikiye The Fina Topic wakoze kubana natwe kandi komeze kugira ibihe byiza aho uri hose ugubwe neza. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku busobanuro bw'izina Jackson. Niba witwa Jackson ndagushuje cyane, komeze kugira ibihe byiza kandi ugubwe neza. Jackson ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikigiriki, rikaba risobanuye umuhungu wa Jack ryo risobanuye umusimbura, ubwo iri zina rikaba risobanuye umuhungu w'umusimbura. Jackson ni umuntu mwiza muri we, uzi kugwa neza cyane kandi ufite impano yo kureshya abantu ku buryo ikintu yifuza byoroha cyane ko wakimukorera nubwo muri wowe ushobora kuba utabyifuza. Jackson ibintu agiyemo biramuhira kubera imvugo yoroheje kandi no kumenya guca bugufi ku buryo byagorana cyane kugira serivisi wamwima. Nubwo we byaba bitamuvuye ku mutima, ikintu cyose Jackson akeneye biragoye ko yakibura kuko kwiyereka bijyanye n'ibyo wifuza kubona. Nubwo ari umuntu udashobora gukorera neza ibintu ku gihe, ariko byatinda cyangwa se byakwihuta, ibintu byose Jackson yapanze birangira bikoze. Jackson ni wa muntu uha buri kintu cyose umwanya wacyo ku buryo kumuvangira ibyo atapanze gukora mushobora kuba mwabipfa, kuko aba yifuza ko buri kintu cyakorwa mu gihe cyacyo, ntabwo aba yifuza ibintu bivangavanze. Jackson ni umusore udahuzagurika, aho buri gihe aba azi ikintu yifuza ndetse n'aho agomba kugishakira atazuyaje. Jackson kandi ni umuntu ukunda ibintu bikozwe neza mu buryo bwiza, akaba ari umuntu ukunda kwambara neza kandi akabiha agaciro cyane, ndetse akaba ariyo mpamvu yanga abantu bagira umwanda ahubwo agakururwa n'abantu bagira isuku kandi bahumura. Jackson kandi agira impano yo kumenyana n'abantu benshi kandi akaba azi kuganira no guciririkanya amakuru ku buryo nta muntu n'umwe badashobora guhuza. Jackson yabashije kugira inshuti bararambana kuko ari umuntu uzi guha agaciro kandi akamenya icyo buri wese amumariye ndetse n'icyo kumutakaza bisobanuye. Jackson agira amarangamutima vuba, akihuta cyane kurakara ku buryo mu kanya gato wari umuzi yishimye, ariko kubera akantu gatoya ku kanya akabara kurakariye. Jackson ni umuhanga cyane kandi uzi kwitegereza. Jackson kandi akaba ari umuntu udacika intege, ikintu cyose yiyemeje gukora nubwo cyagorana birangira gikoze. Mu bijyanye n'urukundo, Jackson ni umuntu ukunda abakobwa benshi, biragoye ko yagufataho umwanzuro uri umwe wenyine maze mu rukundo rwanyu ntazakubabaze. Nubwo ari gutyo biri, ariko nyamara arakunda cyane kandi bimuvuye ku mutima, akanga guhemuka kandi bikanamubabaza cyane. Akaba ariyo mpamvu ashobora guhora asaba imbabazi uwo akunda kubera ko aba atifuza kuba yamubabaza. Jackson kandi aba azi impamvu ashaka umuntu runaka mu rukundo, ntabwo ajya apfa kwishora mu bintu atari kubarira. Ikintu cyose agiye gukora aba azi impamvu arimo kugikora, aho rero gutereta umukobwa kwe biba kenshi biri kure y'urukundo kubera ko gusa hari icyo amushakaho. Ubwo bwari ubusobanuro bw'izina Jackson. Wakoze kubana natwe, komeza kudukurikira ukanda subscribe aho hasi, ujye ukomeza kubana natwe kenshi mu biganiro bitandukanye tuzajya tugenda dutambutsa, kandi ukomeze kugira ibihe byiza.